ngusobanure uyu munsi wa none Gasogi iyobowe nanjye sibyo mu buryo bwemewe n'amategeko ariko Gasogi ni y'abantu members well wishers n'abandi bose batandukanye nawe ubwawe ni yawe sibyo icyo ushaka kujya mbabwire rero ngiki twebwe uko bimeze nababwiye ko dufite 5 year strategic plan anabwo dushobora kuzahindura tuzareba niba dushobora guhindura uburyo ikipe yari imeze aho twifuza kuyerekeza nyuma y'icyo gihe cyangwa se dukomeza murongo twari turimo uyu munsi wa none uburyo dukoramo Gasogi tuyifata as business entity kurusha ibindi byose mu gihe usanga hari abandi bakora football nk'abashaka kwishimisha kurusha kuyikoramo business twebwe umunsi wa none rero ni nayo mpamvu usanga tugerageza kugenda mu buryo bumeze nk'aho turi mu bucuruzi ari nayo mpamvu uzasanga tutagira SG tugira team administrator tutagira uwitwa ngo ni perezida ahubwo aba ari chairman sibyo tutagira ibindi bitandukanye kuvuga ngo committee tugira board kuko we believe niba dushaka ibyishimo bigomba kuba sustainability yabyo rero igomba no kwirinda ibyo bibazo byose bishobora kuvuka tugomba kuba focused tukareba ese muri environment turimo igoye kuko gucuza muri football biragoye pe turabigenza gute turahitamo kuvuga ngo dutungwe gusa n'abanyamuryango baza kugura amatike kuri stade cyangwa turakora structure ahubwo ishobora guhinduramo bari abafana bose baba navuze ko dashaka abafana kugira ngo itarimite uburyo bwacu bwo gucuruza na wa mufana wa Rayon Sport ni gute ashobora kumva ko ashobora kugira uruhare mu kubaka Gasogi kuko Rayon Sport ikeneye aba competitor nayo wa mufana wa APR ni gute ashobora kumva yuko ari ingenzi kugira ngo ariko bizo ko mu mupira w'amaguru ntibyaba umufana wa Rayon Sport ngo ashaka kubaka Gasogi si ikipe y'igihugu n'ubwo bavuga ni y'abanyarwanda ahubwo ikibazo kimwe abanyamakuru ni mwego mutaramenya uko bintu bimeze buriya nta nubwo ahubwo aranayubaka mbazo uti gute cyane ariko kurusha ibindi byose ubutekereza yuko umufana wa APR adafasha Rayon Sport ashobora kubifasha bagiye ku kibuga hari uburyo yayifasha ariko atari zo ntego afite ahubwo ikibazo cyose rero kiba muri strategy ni gute ushobora gukora strategy ituma na adversary wanje agira contribution iri financial iwanje kuba umufana wa Rayon Sport yaza akareba match ya Gasogi akishyura wayakiriye amafaranga akinjira abayubatse sinzi niba ari byo bavuga ko yayifasha ariko ubwo ntabwo ari uburyo bwo umwana uyu munsi wa none ndakubaza ikibazo umwizoga ntumbeshye ugisoma umwiyihe zoga ntabwo nusubiza let's go ushobora kunywa umwizoga wenda ziri mu baterankunga ba Rayon Sport ntabwo urimo kubaka Rayon Sport bwo aho ngaho ni navuze mu buryo nako kundi nyine najya kwishyura match ya ikipe imwe oya ugomba kureba strategy mon frère ubu urugero rwa none cyo mbwira n'aya makipe n'aya makipe nuko agomba kureba strategy ku buryo icyo twita football fraternity cyangwa community iba market ibyo rero birasaba ubwenge mon frère uvuze ko nakweretse uburyo ushobora gufasha indi kipe kandi uvuze ko umufana w'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se APR ashaka kuza agafasha Gasogi akayubaka c'est ça kuko aramutse aje kureba match yacu mu minsi ishize wagiye gukina n'ikipe ya Rayon Sport hari amagambo watangaje abafana b'ikipe ya Rayon Sport batishimiye iyo umva nge sindano gushimisha abafana ba Rayon Sport wavuze yuko ngo uri gutera umusumari wa nyuma kumva ikipe ya Rayon Sport ugiye gukina na Mukura uvuga yuko Mukura imeze nka bushi hari ibyo wavuze kuri Kiyovu turayigarukaho mu kanya ntabwo ufite impungenge yuko nukomeza gutyo babafana batekereza no kuba baza bagakunda Gasogi ahubwo bazagenda barushaho kugenda bajya inyuma bakayirwanya bagahangana nayo kurusha duhanganira mu kibuga nta kibazo nje ntago ndi hano urabyumva neza sindi mu mupira w'amaguru kugira ngo mbe nanababwiye na mbere nje gukeria derby urabyumva neza nkuko mu bibaza nkuko kugeza n'uno munsi ni nkina na Mukura ikabona amafaranga kuri ngiye bazabafashije Mukura kuko abantu bamwe batanabyumva ni nkina na Kiyovu
igashobora guhemba abakinnyi bayo zaba nyifashije ariko ntibizaza gusa tumeze nk'abari muri misa ngo tugiye gukirira no it can't work like that urumva football ni ikisi ni imihigo match igomba gutangira igategurwa n'abo bantu bakaza atmos tukabyirudinga momentum guhera mbere ya match Kero ibya Rayon Sport cyangwa guwavuza abafana ba Rayon Sport kiretse abafana wenda badafite ubwenge ariko umufana utekereza wese ahubwo yakabasha kureba kuko eske uwo mugabo ibyo avuga biraza kuba cyangwa tugiye kumwihaniza noneho tumukwene yego Kenisi turaza wenda kugira ku buzima bw'ikipe n'uburyo witeguramo n'uburyo ushaka kugera kuri izo nshingano zawe ikipe ya Gasogi ari watubwiye uko yaje ariko wari utarabitubwira neza ngira ngo wari kuvuga muri business ese ikipe yaba muri business ubundi abamo shares ikipe yaba afite abandi bantu wenda bafitemo shares wenda ntabwo turagusaba kuba batubwira kugeza ubu business kuko ikintu kibazo cyane hari stagnant shareholding hakaba n'izindi shareholding zisanzwe uyu munsi wa none ikipe ya Gasogi buri muntu wese afitemo share za mbere nizihe hari icyo twita wenda ngiye kuvuga mu buryo busanzwe bwa sportif bwa hano hari icyo twita psychological and emotional shares buri muntu wese azifite muri Gasogi songizo sibyo kimwe nuko umunsi tuvuze ngo Gasogi yagize ikibazo cyo guhemba nta bantu bake batura miliyoni 10 kuva ngo ngiye kuzifatanyize ariko tugiye kuvuga share y'ibyishimo arizo twakwita wenda emotional shares buri muntu wese arazifite yes uwo ari we wese zaba bad cyangwa good kuko nitugutsinda ntabwo uzishima ariko ni wishima psychological dufite icyo dukora kuri wowe ariko mu bindi bisanzwe mu myaka ine mu nshingano dufite nuko Gasogi igomba kuba ariyo kipe ya mbere zaba listed ku isoko ry'imigabane that is ni inshingano dufite ni nayo mpamvu zasanzwe ibintu byacu byose we try to do bookkeeping mu buryo bufatika murabyize neza ko muzabigera impamvu nandi kubikubaza nuko abantu hano mu Rwanda urabizi amakipe hafi ya yose usanga afite abaterankunga ugasanga hafi ya bose bari kuva kuri leta yataraye amafaranga ava mu turere n'ibigo bifite aho bihuriye na leta uretse wenda nk'ikipe nka Rayon Sport nayo ifite izindi mbaraga z'abafana bayo uriya murindi w'abafana bayo bashobora kuba babyaza umusaruro ariko abandi bantu baje avuga ko ari ikipe ariye wenyine ku giti cye byagiye bibagora nta muntu ushobora kugira ikipe ye wenyine ku giti cye ibyo nabyo byaba ari poor planning reka mbikubwira ariko wenda amakipe utavuga ngo na ikigo ari amakipe asa nkaho yubakiye ku muntu nkongo wenda atakuva ngo numwe ku giti cye abagira n'abandi bantu bakorana byazo bikanze yes byagiye bibagora muri business niki cyatumye wowe hitamo kujya muri iri soko ry'umupira w'amaguru kandi ubona ko ari ibintu byagiye bigorana ngiye mu buzima bwanjye nkunda challenge mu buzima bwanjye I live in challenges kuko itanahari I think naryama sinishime I want someone to challenge me icyo nicyo kintu cya mbere nkunda kurusha ibindi byose kubyo wanafata na risk ubona niyo zaba zigo any business is a risk ubutekereza ko umuntu washinze keti ariko hari calculated risks hari zo ushobora kubona mu Rwanda ubundi abantu iyo muganiriye nabo twagiye tunaganira baraba pipiniere bavuga bati ni ibintu ubundi bigoye cyane biterwa nuko umuntu yinjiye mu kintu nuko yatekerezaga kinjiramo kuko ntekereza yuko tujya kuza mu mupira w'amaguru twarabibonaga ko ari risk niyo mpamvu tuvuga yuko twebwe dufite 5 years strategic plan icyo dureba ni ikirero turashaka kureba ese tugomba kudefininga our entry point turije nk'abantu bagiye gutwara igikombe cya championnat I assure you no urabyumva turinjira nk'abantu bagiye gukora challenge no kuzana impinduka no guhindura mentality kugira ngo dukelinge business environment muri football yes that's where we are turimo turatangira ikindi niba twinjiye aim yacu nuko rokrita abakinnyi b'abasaza bavuye muri SD Kigali ngo baze kudufasha gukina cyangwa no gufata abana bashaka kuzakina mu makipe akomeye our aim so gufata abakinnyi b'abasaza baferinze muri amakipe aharanira ibikombe ngo ndavuga APR Rayon Sport SD Kigali Police n'ibindi intego yanyu rero niyi intego yacu no kugeneratinga new players abakinnyi u Rwanda tugeze rubona dushobora no kugurisha tukabonamo amafaranga for your information uyu munsi we have 5 partnership in pipeline n'amakipe akomeye muri Uganda not Uganda harimo imwe yo muri Maroc urabyumva hakaba imwe muri Espagne imwe mu Bubiligi n'indi kipe imwe muri Amerika for your information mu kwezi kwa mbere turohereza umwana wacu wa mbere muri Amerika arahamara imyaka 2 kuko afite imyaka 16 kugira ngo ageze 18 asinya professional contract azaba ari no mu kwiga
twemere ko dufite ibikoresho bihagije kugira ngo training abana bacu iyo myaka azayimara bari mu kumuvanamo rotari yagize ntekereza ko u Rwanda rushobora kuzabona umukinnyi wa mbere hari abandi duteganya gutwara uyu munsi wa none ntago turatekereza yuko mu myaka 5 tuzatumaze kubona abakinnyi bafite discipline bari educated banazi n'akamaro ko kuba professional ibyo nibyo turwana nabyo icyo dushaka ni ukuproduce abakinnyi benshi bashoboka no kuba expose abeza cyane tubashyira muri shampiyona zikomeye ko umuntu yakwibaza kuki mutahisemo gukora nka academy kugira ko rishobora kuba yanabikora neza academy se katumarira iki burya football ashobora kuzamura abakinnyi urugero rwa hafi abantu bafite academy gakomeye hano nabwenge wambwira abakinnyi bagaciyemo who made it to the Europe biterwa wenda n'uburyo babikoramo ariko ubundi ahandi tuzi ko ubundi abakinnyi bazamuka neza nk'iyo gahunda mufite gushyiraho abakinnyi urugero abo bakinnyi n'ubakenera nava mu academy azakina he akeneye competition competition ningi turi muri Premier Division dukeneye ikipe muri Premier Division abo bakinnyi baza bakigaragarizamo bagashegesha aya makipe yigize akarakajya ari muri Rayon Sport Aperi n'izindi nizo za Kiyovu numvise urumva no kuvuga ngo rero tugomba ko dufite ikipe hari exist tukagira noneho aya makipe y'abana ariko babana bifuza gushyira ikirenge mu cyabakinnyi mu cyabagenzi babo utekereza yuko nitwa dufite umukinnyi nka batatu baciye iwacu bakajya ukabona muri Manchester why not bakina wa mwana uri mu academy azaharanira kugira ngo ace muri Gasogi kubera dufite partnership dufite marketing ikomeye twebwe inshingano yacu ya mbere ni ugukerera abakinnyi benshi bashoboka ku muri shampiyona zikomeye icyo kintu tweye ko myaka 5 nibura so dufite umukinnyi umwe singiye kuvuga byinshi umwe ukina muri shampiyona zikomeye ku isi ubwo ni ziya zindi 5 tuzi 5 Ubufaransa Ubwongereza Ubutaliyani Ubudage Espagne where and good mu myaka 5 ni umuhigo n'utunanira biri mu bizatuma dusubira kuri drawing board muri iyo myaka 5 tuzadufite abakinnyi mu makipe akomeye yo muri Afrika nibura abakinnyi 3 amakipe akomeye tuvuga yahe tuvuga Al Ahly tukavuga za Esperance tukavuga za Mamelodi Sundowns namaze birimo utagiye kure nabwo Mazembe of course yayo ngayo ntabwo yavuga cyane kuko wenda hari ikoranire dufite hafi na hafi sibyo mu myaka 5 turateganya ko tuzaba dufite abakinnyi hano locally baguzwe mu makipe aturusha mikoro sibyo nibura abakinnyi 10 that is our business okay eka tubitegereze tuzabirebe intego ni kimwe ariko turayifuza kuzagera kuko turamutse tugeze nk'umukino ukina muri Premier League ubwo yaba ari uwa mbere bikaba bizageramo byaba ari byiza cyane ndetse no kuri sport tugomba kubiharanira nk'igihugu reka twizere ko bizagerwaho ahubwo byaba birenze no kuba byiza kuko baragerageje benshi ariko ntabwo birakunda hanyuma rero aho ngaho ni mukuzana akantu ushaka kuyo nkubwire ndashaka mbwira abagenzi banjye ibi bintu biri complicated birakomeye kugira ngo bigereho bisaba you have to surrender your wallet ugomba gusacrifice kofi yawe kuko niba ufashe umwana iyo stage y'amezi 6 uza amafaranga wishyura kuko hariya ntibamutwara adafite contrat ushobora kuba atari contrat professionnel ntabwo ari nka scholarship n'ibishuru ugomba kumara bakwemera yuko bamwakira ariko imutungo ugomba kubitanga ugiye kwishyura ngaye kurongo ntekereza ko umuntu w'amafaranga make mu mezi 6 ni ukuvuga ngo umwana wo make iyo tuvuze make nibura namayere 6,000 ku kwezi azajya muri Amerika uwo muri Amerika ni total scholarship y'imyaka 2 ariko muri abanga bari mu stage y'amezi 6 amake ashoboka ni 6,000 euro. Okay, hanyuma rero intego za Gasogi noneho hano muri shampiyona Gasogi mbere na mbere natubwira iyi mikino 5 ubunararibonye cyangwa se experience amaze kugeramo muri iyi mikino 5 hanyuma natubwira n'intego noneho za Gasogi muri shampiyona. Okay, experience mbere na mbere yo mu iyi mikino 5 ntekereza ko ni byiza twari twavuze yuko imikino 5 ya mbere tuje kureba shampiyona shampiyona yacu izatangira ku mukino wa 6 ko tumaze abana bazamaze kuvamo igihunga dynamics of the game tumaze kuzimenya ndetse ikintu cya mbere twavugaga n'ukutatsindwa n'ikipe yose yitwa kwiharanira igikombe nukuvuga ngo ni Rayon Sport kuba itashobora kudutsinda polisi wenda nayo ntabwo ari ikipe bavuga kwiharanira igikombe ariko nayo ni ikipe nkuru wenda reka nkubwire nuko abantu bafata ibintu wenda mukabifata uko mushatse ariko polisi ntabwo ari ikipe
ntabwo ari ikipe ntoya ariko dushingiye ku nanone mutoza tugashingira ku bakinnyi ifite nta mpamvu bayivana mu kipe zaharanira igikombe. hari amakipe bavuga ko ari contenders ari n'ayandi ubona ari pretenders. Ikipe ya Police ntabwo ari ubwa mbere bigize umutoza. No, I will disagree with you. Ubibona nk'ikipe yatwara igikombe. Yes, it is a title contender. I'm telling you, na ambitions zabo na philosophy yabo, it is about that. Okay, nayo mwaranganyije. Reka tuyishiremo. Tugashyiramo uyu urebye na aperi, sibyo? Na aperi. No kuvuga ngo rero, twebwe icyo twavuga ni iki? Nuko tudashobora gutangira dutsindwa n'ikipe ihabwa amahirwe. Ibyo byabe tugomba kubikora mu rwego. Mukura ntabwo yishyira. Mukura baratwibye ariko. Nushaka wumve numvise kuri radio imwe bashyiramo umusifuza asaba imbabazi ku marorerwa yakoze. Uyu munsi ikibabaje kuri Mukura nta nubwo ifite n'uburenganzira buvuga. Ikipe yarushijwe turatsinda batwiba intsinzi. Actually shame on referee. Good enough numvise asa nkaho asaba bageze imbabazi. Ariko icyo ni igisebo kigayitse. Ntabwo twatsinzwe na Mukura, twibwe na Mukura bikozwe n'umusifuzi. I repeat that. I have the audacity to say nubwo abaza umutoza wa Mukura yes numvise yiruhutsa ngo ajya gukora interview. Ariko wabaza wese kuki umusifuzi ataba yaribeshye wenda ko kubeshya ari ibya muntu. Ariko mayidia wibeshya gute? Umusifuzi witwa international yibeshya gute? Wibeshya buretse gato. Wibeshya uri kumwe ofete ni warabonye sense mushaka mbereka. Twabibonye video. Biragaragara ko harimo na connection ye n'umudefanseri abona ko byamureza agahagarara akamureba gutya yaramurebye musabati wababari ukamanika ahita ubona afite emotion utamenya. So rero ndabasabye hatagira uvuga ko Mukura dutsinze Mukura yaratwebye. Icyo ni kimwe. Winavuga nk'umufana wa mbere wa Gasogi. Okay? So felicitation kuri Mukura kuko yahawe intsinzi itamerita. Ariko tuzahura kandi zabyishyura. That one I repeat. So aho mvuyeyo. Kugeza bira yacu turebye twebwe. Cyetse ko no gutsindwa na Mukura ku ruhande rumwe nabyo ni necessary kugira ngo ikipe yacu nayo itekeze ko ishobora gutsindwa. Bibakangure. Kugira ngo bibakangure. Buri kintu cyose kiza kubera impamvu. No kuvuga ngo rero iyo turebye mu mateka y'amakipe yose ariko yazamutse mu cyiciro cya kabiri ajya mu cyambere. Ntekeza ko dufite umuhigo. Dufite record yo gukina imikino ine tudatsindwa turizwe igitego na kimwe. Tukagira record kugeza uno munsi niba dufite amanota 6 kuri 15 twe twifuzaga ko nibura dukira 10 kuri 10 kuri 15 ibyadukundiye ariko tumeze neza. Kwera barafata amafaranga n'aya karere bakajyamo bakayakucura ugasanga n'abakinnyi ntibahembye bigira mu kwa kane ubundi amakipe yarangiye sibyo. Ariko bigaragara yuko nukubera ko amafaranga atarayabo accountability yuzo ko arayawe ibiri hejuru cyane. Rero ndatekereza yuko mu byasova umupira w'amaguru n'abantu gushoramo amafaranga ku giti cyabo byaba byiza. Shimira Grand Frère Haji nabonye nawe ari mu kuza ni byiza cyane. Kensi uvuze yuko leta igihe kize kugira ngo banayifashe abantu bumve ko nabo bajya mu mupira bakabikora bakagerageza kandi bigatanga umusaruro. Nyamara iyo turebye uyu mupira muri iyi minsi turaza no kubikubazaho bigarukeho. Ariko umupira turebye n'abaterankunga bari bagerageje kuza ubu nta muterankunga wa shampiyona uhari. Ubona tari urugamba rukomeye ko igihe kizagira umuntu akumva yuko ikipe iriho igomba gutungwa n'umuntu kuko wowe urimo urabikora ukagerageza. Hashize ntabwo ari igihe kirekire. Hari wabigerageje biranga, hari n'abandi bagiye bagerageza biranga. Wowe urumva uzafata Gasogi, twizere ko Gasogi n'umuntu wumva utwumva ubu ngubu uyu munsi yemewe Gasogi ari ikipe izahoraho itaje kugira ngo imere nk'aya makipe yandi yagiye aza agasenyuka akagenda. Ibyo ngira ngo mwabivuze ku munsi wa mbere tuzamuka muri iki kiganiro nicayemo hano. Ariko ndaseka cyane ndavuga ntaba abantu baribeshye kuko iyo numvise umuntu twaguteza ibisa ari ubu munsi tuganira na za pepiniere no za ntago zabura kuki pere zamutse mu cyiciro cya kabiri ndabimenyereye. Ariko ngiye nkunda kubwira abantu aho kugira ngo mbe mu cyiciro cya mbere ntekereza kumanuka najya mu cya kabiri ntekereza kuzamuka. Ayo makipe yandi mubona ari mu cyiciro cya mbere akimariye iki? Ikipe imaze imyaka 10 nta mukinnyi igira muri equipe nationale wenda wahamagaye ngo nasubireyo. Ikipe imaze imyaka 10 nta mukinnyi n'umwe iraproduce ku rwego rwe rwose ngo arenge n'umupaka w'u Rwanda. Irwana no kutamanuka buri mwaka w'u Rwanda. Ikipe imari iki ubundi umupira reka tubiganire tubyemera.
cyengera ngo abantu benshi muzanyangira no gutanga amanota ntabwo turi muri iyo kategori rero twebwe icyo dutekereza ndiki ntekereza yuko ikipe iragoye kwitunga well and good yes sibyo ariko nanone ikipe birashoboka kwitunga ikiti ibintu ngiki twaragiye dufata umupira w'amaguru turawuhenda abakteri bawuri mu bwabo basa nkaho aribo bagena pesa umupira ugenderaho umupira utakaza policy management yawe iba difficult aho ngaho hari n'abatera nkunga we ushobora kwegera ndacyakomeza ese ubundi uyu munsi umutera nkunga urashaka za umupira kugira ngo akore biki reka tubaze dushyira ibintu ku murongo nose umutera nkunga araza gutera inkunga leta ko ari ishize amafaranga mu mupira no tell me please I want you to explain me that urashaka umutera nkunga gutera inkunga leta kugira ngo utunge umupira cyangwa urashaka umutera nkunga gutera abantu bafata umupira bawugize komasho kugira ngo yungukemo ahubwo abatera nkunga bahari baza muri Gasogi nukuvuga ngo kubwawe kugira ngo umupira utere imbere kurushaho kuba business oriented nuko ugomba kuba ikintu gifite ireme kigurishwa kikagurisha ku isoko absolument aho ngaho rero uraza kutubwira cyo wifuza ko gikorwa kuko niba utekereza yuko kuko urashaka kuwucuruza n'ikiri gukora ahubwo kugira ngo ucuruze niba utekereza yuko ibyo ngibyo ariko bigomba kugenda hari izindi nzego z'imikino zigira rero kugira ngo ireme ry'umupira rizamuke izo zura zisaba iki okay mbere na mbere ikintu ntekereza ndabanza gushimira Ferwafa kuba yaratekereje ko amakipe y'abana agomba kugira ijambo kuko simbona umupira udafite pipiniere ubwo bihute shampiyona ya E15 itangire sibyo icyo ni kimwe Gasogi tayari muri abafite abana ntago wari kubona club license kudafite abana ahubwo ikibazo shampiyona izatangira ryari that's the question sibyo kuko icyo ni ingenzi mbere na mbere rero ikindi gikurikiraho abantu nibatinyuke bashyiraho policy nziza na standards n'ibisabwa kugira ngo umuntu ashore umupira w'amaguru babe protected kuko habeho amategeko ageneye buri kimwe cyose zo shampiyona zijye cyiciro cy'abana icyiciro sport scolaire nayo ikomere isubiremo ibe vibrant hajyeho U15 U17 byose shampiyona ishyuhe none kugira ngo abakinnyi babe benshi impano zibe nyinshi ikindi gikurikiyeho bavandimwe turi mu mupira w'amaguru dushobora kuba tutari mu bintu tuzi turatekereza ibintu tukabibona gutyo gusa ariko turimo turirahura amakara tutazi dukwiriye kwicara twese natwe tukagira ijambo tukagira icyerekezo cy'umupira w'amaguru dushaka kuwugeza uyu munsi umupira w'amaguru asa nkaho uyobowe n'abakinnyi umukino aza akavuga ati ngewe muramara kwita miliyoni 15 ariko wareba miliyoni 15 urazimuha kugira ngo umufashe kujya gusinda ariko Pablo kuza miliyoni 15 nazobona abakinnyi mundakari dukeneye ngo amafaranga urwego bagezeho ntabwo ariko bagakwiye ko bageze kuko bagaragaza kuko ntiba reflecting amafaranga babona sibyo icyo ndashaka kucyo ariko sikosa ryabo ikosa ni twebwe navuze ko tugomba guhura simva ngo tujye gustavinga abakinnyi ariko we have to redefine the direction of football twebwe nk'abawurimo nuvuga ngo ndasaba perezida b'amakipe nibaze twicare duhurize hamwe ko ikibazo twese turakizi noneho dukore strategy ituvana muri iki kibazo bibi inyungu ku bafana bakunda umupira w'amaguru bibi inyungu ku ikipe nationale ishema ku gihugu ariko nidukomeza gukora gutya mu kajagari n'akaduvayi turimo Ferwafa yo sava izaba hari zaduha amategeko izakora ibindi ariko uruhare rwacu nk'abari mu mupira w'amaguru sindubona tugomba kwicara twazakora umwihero wacu ku giti cyacu mwara biganiro harabo wigeze ubibwiraho wenda umva bati yewe ndi mushya bavandimwe ndashaka mbibutse yuko ngiye muri assemblée rimwe gusa sibyo ako bya byose mwatangiye murazira ariko abo tuganira kugeza uno munsi ndashimira perezida wa Rayon Sport Sadati uriya mugabo afite ibitekerezo byiza nuko rimwe abantu bamwe bigoye kumva ibitekerezo bye sibyo uramushimira niwe wenyine ntabandi muvandi ntago nge uwo twaganiriye niwe ndi bugushimira nabandi bafite ubushake meme nabandi bafite ubushake rero dukeneye guhura tukicara nkuko navuze yuko nta kipe ishobora gukina sezo yonyine dukeneye amakipe kwabo kandi bikatwageza sustainability kuko uyu munsi wa none byabaje kuvuga ngo akarere nigahagarika umupira amakipe azasufura hari abakunzi b'umupira w'amaguru ikibazo dufite twebwe ni gute dushobora gukora strategy nabo batera nkunga izabatira bakaza iyambere hari igitekerezo cyo Rwanda Premier League yigenga itegura shampiyona kugira ngo shampiyona ushobore kuyigurisha Ferwafa igasigara ireba ibijyanye n'amategeko na regulations
andi nako bimeze na Liga ubwayo yose yo ya federation. Ikintu cya mbere cyihutirwa ni ugushyira Rwanda Premier League kuko na marketing izaba igomba kumenya uburyo iri butungiye sozo ugashaka sponsor ariko umunsi turimo turikoza Ferwafa umutwaro nayo bwahita kwiriye kwikorera uyu munsi turashaka ko Ferwafa ishaka kumutera nkunga really turimo turayivuna ahubwo nibihutishe bashyiraho Rwanda Premier League abo ni bandi ubwo ni mwebwe mwagombye kubikora Ferwafa kugeza uno munsi ni igomba kubiha umugisha kugira ngo iyo ntuzi ijyeho shampiyona igire yigenge hanyuma niyigenga ntishaka abaterankunga izaba ifite ikibazo aricyo ahubwo shampiyona izahayaringa abahanga birashoboka ko twavuga tuti dushaka umuhanga runaka umwongereza cyangwa umukino dushaka no gusaba inkunga izindi bodies zihari birumvikana uri mu babihomberamo iyo bitameze gutyo mwigeze mutanga igitekerezo ko gusa nawe urahomba yes navugaga n'urugero nari ntanze ariko nawe ndabizi ko mpomba n'utwumva arahomba kubera ko dushaka ko umupira wacu utera imbere mwigeze mutanga igitekerezo byibuze kugira ngo umuntu binagaragare ko hari igihe bishobora guhinduka wiwi kuko icyo kintu rwose na Ferwafa nayo bishaka biri muri proposal muri Assemblée Générale zabaye advanced ahubwo no kureba how better it can be implemented. Yes, hanyuma uburyo bwo kuba wagira Gasogi ukayibyaza umusaruro umupira w'amaguru ukawubyaza umusaruro ari ibintu abantu bakunze kuvuga bati Kensi we yaje gushyushya umupira uri mu magambo gusa ngira ngo wenda ntabwo ari ubwa mbere byumvise nubwo ku musaruro ku rutonde rw'abanyura bigaragaza ibyo ntago nzabuza umuntu kuvuga icyo ni kimwe ariko ibikorwa bigomba burya revenge nziza ni success nta vengeance nzakora kuri abo bantu success niyo izabafunga. Yes, I'm telling you. Yes, ibikorwa byo birahari nago revenge is success is the best revenge. Ntago nzajya kujya muri duel n'umuntu udafite wenda ubumenyi runaka utazi ibyo ndimo wivugira ibye no ufite uburenganzira buvuga ariko nanjye mfite uburenganzira ku bikorwa kukwereka ko ibyo uvuga atari byo nk'urugero bamwe mu banyamakuru barice bati ikipe ya Gasogi izageza kuri juru ya gatandatu yaramanutse. Come on, who are you to determine that? What audist? No, pessimism urumva iba mu bantu ubwayiteye ikibazo. Abanyarwanda rero turemye mu ibumba reka mbabwira abanyarwanda benshi you know what? Abanyarwanda benshi baremye mu ibumba ryo kwiminimiza. Sinzi niba ari low esteem niba ari iki abanyarwanda benshi bakoze mu ibumba ryo kwigira itsina ngufi ukumva ngo bino ntibishoboka ngo ntibyakunda. Why? Try it. Try and fail but never fail to try. Yes. Waseka wagerageje cyangwa waseka utaragerageje waseka utaragerageje kuko ntacyo yarakoze ku community yacu kunite rero nje iranyubira kandi you people you should shape the community. Yes. Ariko namwe you are part of the community. Rero niyo mpamvu rimwe namwe sinabarenganya intege nke mujyamo kuko muba muri iyo miryango iri negative always. So no. Let me hijack this microphone. Mwanumiye let me talk. Icyo mbabwira ni kimwe mu abantu. Support those who are willing to work but never discourage them. Icyo ni ikintu cya mbere. Uyu munsi niba ari ikintu cya mbere umuntu ari we wese yakora navuga ati reka at least wenda nje kugura muri shop ya Gasogi ikintu runaka nubwo nta gikonsoma ariko nibura I support that change. Kasi nibyo for those who want the change nibyo dukora duharanira kuko uyu munsi uri umusportif w'icyumweru no kugutumira ngira ngo ni niyo ko hari ibyo wagezeho iyo utaza ko hari ibyo wakoze ntabwo agomba kuburanga. Okay, thank you. I wish to be back and back. Yabura kugutumira nuko natwe tubona ko abantu nkamwe mushyiramo imbaraga ni byiza cyane ni byiza ko ari ku giti cyanyu mugira hanyuma kiriya kintu cyo kuvuga wavuze uti ibikorwa nibyo bizivugira ariko amagambo nayo urayavuga rimwe na rimwe ushaka no gusembura abafana nge ku giti cyanyu ntabwo mbifata nk'ibintu bibi. Of course hari ikintu kimwe cy'imbabazi kubona nka perezida burya kuba umusportif ntabwo ari umwanya politiki ashaka abantu babyumva ukabona perezida yanigirije yafunze karuvate ntashaka kuvuga umufana ngewe abafana turahaginga icyo cyubahiro ntabwo gishaka kuri te ndashaka ibyishimo nshatse ibyubahiro nakwicara muri biri wanje abakozi banjye bakaza bakanyita boss but mu gihe ndi on pitch I'm looking for the happiness. Let me enjoy period. Yes. Hanyuma rero ibyo perezida bagenzi bawe ubona muri uwo murongo umwe hari abandi se waba uhitura kugira ngo baze mu murongo umwe murimo kugira ngo ibintu rye kurusha. Reka mbabwire if you cannot believe in what utizeye ingabo uyoboye
uba watsinzwe ku munota wa mbere ubuse twajya mu kibuga bavuga ngo tugiye gutsinda uba ugiye gukora iki why don't you turn ukajya mu bindi cyo mbwira abaperezida believe in your brand nicyo cya mbere and trust your team and empower it up to the last minute izere ikipe yawe yizereremo sibyo kandi uyibe hafi mu buryo bushoboka ngenda kubwiza ukuri ikintu cya mbere nabonye aba bantu bamwe bari mu myanya y'ubuperezida amakipe kubera ibyubahiro gusa kurusha kwifuza kuimprovinga amakipe yabo I'm sorry ndabivuze undakara ndakarire but that's what I can see ushobora kuba utari nakora yikuriyeho ubwo no kuri kwambaye ubusa hanyuma ikindi wenda wavuze uti ndashaka derby ikipe ya Gasogi kugeza ubu ngubu ndi wavuga ko hari derby hari ikipe wavuga ngo ni mukeba cyangwa se iyo wifuza ko yaba mukeba ubundi kugeza ubu ngubu ni nta kipe nimwe tutifuza ko yaba mukeba iyo ariyo yose nta nubwo nifuza any friendship with the team ako umukino wose muzajya mukina ntabwo uzajya uri derby nicyo mufata mu rugabo byo bwa derby ubu derby zimaze kubona zihari hari derby yacu na Rayon Sport iyo yari ikereye ubona umukino wa Gasogi na Rayon Sport uzajya uri derby ushobora no guhenda kurusha umukino wa Rayon Sport na APR iyo ni derby kuki wumva ari iki kizatuma uyu mukino n'amakipe ahanganye no icyambere barancitse umusumari ugenda ntawo kubise muri serikeye icyo ni kimwe icyakabiri bafite agahinda barahekenya amenyo ko nabakojeje ishoni kandi I will repeat it sibyo noneho hakaba derby yacu buriya ubu namukura yabaye kuko biriya bintu mukuri igomba kubyisha telefone muri retour mukura yo yarabatsinze ishobora kuvuga uti ntabwo yadutsinze barayihanganye na Gasogi oya mukura yo ngomba kuyibabaza ibyo byo ni ikintu cya mbere ikindi rero ubu gikomeye sinzi niba derby zaba hagati ya Kiyovu cyangwa ari Kivuyo sindamenya hagati aho ngaho kuko nabonye ikipe nigeze kumva yitwa Kiyovu ikomeye murambabarira njyewe ntago nyizi ikomeye Kiyovu nabwo izi ikomeye iri mu makipe make hano afite igikombe byose cya champion ashize igita gitwara ariko byibuze yagitwaye mpari ariko gutwara ari ntabwo kuyo ko yagitwara warakibonye gitwara uretse gato ndashaka mbabaze tuze tuva nigeze navuze ngo nigeze kumva bigakora ko igifite navuze ngo nigeze kumva mu mateka ko yari ikomeye niba turi muri histoire reka nibyo ngibyo na za Nottingham Forest zatwaye ibikombe niba nibyo ngibyo reka tuzana amaregura kuri wowe Kiyovu ni ikipe iri ku rwego Kiyovu ni ikipe ya deuxième division yanze kujyayo ikaguma muri première division ku ngufu zayo as simple as that ariko akaba ikipe yindi nabonye ifite n'abafana by the way yitwa Kivuyo sinde mwarayibonye igikombe cy'amahoro ni cyagiba karakara ko kwibeshya bakandika nubwo bavuze ngo nabariye wenda ngo babinjire ngo babyandika bagiye kwandika banderole bandika nayo kwandika Kivu bandika Kivuyo natura tukenda twose bandikaho Kivuyo ubwo rero iyo kipe naretse niba ari Kiyovu yashatse gukora rebranding ikaza ari ifite imbaraga yitwa Kivuyo iyo yo narayibongera komeye ifite abafana pe ibyo nabyo ndatekereza ko nyuma ya match yo kuwa kane hashobora kuzaba derby ya Kiyovu na Gasogi ntago navuga ko turi muri derby na Police twabonye akantu wamaze no gukora ushyira ahagaragara nako nibisanzwe no kuri Police warabikoze ingo yazamuye ijanja uri kuvuga yuko ngo Kiyovu nayo ngo urayishinga imikaka ukayikaranga ukayirya unatubwire ese Gasogi ifana iki n'ingwe abafana bacu ubundi impamvu dukunda koresha iyi ngwe tugira abafana dushingiye ku mateka hariya ku musozi aho ikipe yavukiye za Gasogi hari umutwe w'ingabo witwaga Urubambingwe wari ukomeye cyane ariko cyane ukuvuga ngo bari abantu bakaze kuko wibuka ko banarwanye kugeza barasanye n'abakoloni bari kumwe n'ingabo z'abakongomani bakoresheje imiheto tuvuga tuti rero abafana bacu buriya twe dufite izina rimwe mu gihugu cyose ry'abafana rwo guca akavuyo witwa Urubambingwe ugashyiraho ukomoka rero aka kantu k'ingwe tukunda gukoresha bitewe sinayo logo yacu buriya ariko tukunda gukoresha nka totem yacu urabona nk'ubu ngubu urabona aka kantu urabona ko Kiyovu ibiri mu kwibaho urabibona yemera avuga ati mbabarira Gasogi rwose nigendere sinzongera Gasogi tereka gushinga umukaka ndakubona iyo ni Kiyovu mwahaye amahembe niyo
ni baragi cyasi cyane hanyuma ndetse Kiyovu ko mwayiha amahembe Kiyovu ni hene Kiyovu sinde bujya kujya muri byinshi ubwo wenda turaza no kugira abantu barakabona wenda kuri WhatsApp no kuri Facebook kuri social media platforms zacu mwatangiye no kora ibitekerezo uyu aravuga ati muraho ati umugabo ndamwemera ariko ndifuza ko muri no football yacu hazamo nabandi nkawe bakirinda bikomeye ubujura buba mu ma equipe yacu babeshya ko bayakunda ari cyo bivugaho ni ibitekerezo twatangiye kugeraho uyu ngo ati mwiriwe atoke nisi akinisha umunwa tumukura yacu yarabakubise turabarusha yibeshyera arbitrage uyu ngo wari kuvuga byose n'umufana w'ikipe ya Mukura uyu ngo ati Kenisi Mumbarize afite ibitekerezo byiza kabisa byakubaka umupira wacu aramutse yifujwe ko bamutorera kuba president wa Ferwafa yabyemera ntabwo rwose ibyo bintu ariyo shingano yanjye ikintu cya mbere if you cannot bring the change where you are don't think that you'll be in the high level to bring the change so niba udashobora gukora impinduka aho uri as a noble person ntutekeze ko uzakenera ubuyobozi kujya gukora impinduka none uramutse wamaze kuzigira impinduka aho uri ndacyafite akazi gakomeye cyane ko gushyira gasogi ku rwego buri muntu wese umwana wese uvutse mu Rwanda yifuza kuyinyuramo igeza kabaka wakagezeho ko birashoboka ko ari igihe mu myaka 5 wakagezeho byaterwa n'ikigezweho icyo gihe ukigezweho ni gasogi hanyuma reka twumve namwe kuri mirongo ya telefone mwatangiye kuduhamagara muri benshi twumve icyo mutangaza murasa ku ntego mirongo ni 200 ari 96 akaba 0788333010 Ketu Sport allo allo turakumva amakuru yawe makuru neza muvandimwe urinde urahagana he okay ni Mayira mu gishe muvugana yego Mayira amakuru yawe makuru ni meza musaza ari cyo uvuga ku kiganiro turi kugirana na Kenisi Kenisi yes sir wowe ndakwemera cyane musaza wowe umugabo Meje wundi kutara kuzabonera mwivi nyine ubwo umva bakwibye nyine abafana barabonetse ubona amafaranga menshi ibyo bintu wowe ukora cyo gushimira nk'abakunzi bawe umukunzi wenda gukunda ko ntabwo umufana ntabwo ukeneye kumfara rwose n'ubundi ngo nawe akeneye abakunzi ejo bundi naravuze ngo natinde nyine nari nabitangaje igihe no kumbuga zanjye hose mbishyiraho ngo natinda polisi agatsinda na Mukura ndahita ngiye ngurisha iz'urubambye ngo biramunanira ubwo rero nta kintu twavugana nakomereza aho ngaho ibyo abirimo neza gusa urumva ko afite n'ibitekerezo byiza kandi turamukunda cyane ariko ikipe ntabwo nyikunda ngiye niwe nkunda cyane nta kibazo Kenisi Kiyovu ngiye n'uyungubitira ngewe nzagusaka Kiyovu yungubitira njye igihe nesha umutungo birambabaje oya turayishinga umukaka none reka mwishimire cyane nagukunda cyane Kenisi ukomeza neza aho ngaho tubiza abavanywe mu birimo neza ariko mashimire hanyuma Kenisi hari ikintu avuze ku bijyanye no kugura yari kugura jezi ubundi hari umuntu ashaka jezi ya Gasogi yayibona hanyuma hari ibintu ugenda unakora neza gira gwenda no narabibonye mu itangazamakuru ugenda bigufasha nk'iyo ubonye ahantu mukora press conference usanga hameze neza hasa neza amakipe afite mikoro usanga ibintu nk'ibyo batabikora ngo ni kimwe mu bintu ugenda unakora neza wenda nibyo ngibyo wabikangura cyangwa se wabanziriza ubu murashaka jezi ya Gasogi yayibona cyangwa se ibindi si jezi yo ibindi bijyanye n'iki okay kugeza uno munsi hari batch ya mbere ibikoresho byacu byaje bivuye mu Butaliyani habanzamo ibikoresho cyane cyane bifasha training nanashima ufatanyabikorwa dufitanye n'uruganda rwa Macron kugeza uyu munsi imyenda yacu n'imyenda equipe ntabwo iraza by the way reka mubwire kubera habayemo akabazo muri production habaho kwibeshya bafata abaterankunga bacu ku myenda yacu bashyira abaterankunga b'uruganda rumwe rucuza ibinyobwa muri Malawi kuba ngo baribeshya biba ngombwa ko basora muri production ya match day jersey imyenda y'ikipe igomba gukinisha kuko kugeza n'ubu tukinisha imyenda twasanga mu deuxième division kubera icyo kibazo ariko byose byararangiye ubu ngubu bigomba kuba byapakiwe ku munsi w'ejo nzabona tracking number yabyo ariko ibya mbere byo kubaje muri press conference barabibonye birahari muza ya mbere igizwe ngira ngo n'amakarito jya nka 18 byari abaza barimo n'imyenda n'abafana ariko ibizi ubu ni imyenda y'abafana
hakaza n'imyenda ya ekipe n'ibindi byose bijyanye bitwa accessories ku muntu wese wakwifuza kugura yagura. Yes. Hanyuma twari turi ku kimyenda ariko buri ikipe yubaka mu nzego zose. Hano mu Rwanda turacyabona ikibazo gikomeye ibikorwa remezo. Niba stade ya Kigali Nyamirambo yakira amakipe 5 yakiriraho amakipe 5 bivuze yuko ibikorwa remezo biracyari bike. Muri ya gahunda mwihaye igihe kirekire Gasogi ishiki abakunzi bayo ese tuzabona stade Gasogi wenda ikipe ya mbere igize stade hano mu Rwanda byo bivuga iki? Ibyo biri mu mishinga kuko byaza bikunze tugiye kujya muri partnership no muntu umwe ufite ubutaka buhagije tuzi ko stade ari igikorwa remezo dufatana iyo partnership tunifuza no kuzanamo na leta kuko ntago wakora stade ngo uyikoreshe wenyine kameme ni igikorwa kigomba kugira ingaruka nziza impact ku buzima haba n'abana bazamukira n'ibindi. Ndatekereza yuko kugeza uno munsi tugiye kujya muri negotiation mbere na mbere y'ubwo butaka buri Gasogi ni hafi hanyuma ku gicumbi cy'ikipe ku gicumbi igisigaye rero kibe kureba kwingeginga third parties harimo na leta go isigaye turebe pourcentage igomba kugenda mu buzima busanzwe. Hari yemwe haye wenda mukaba ati genda harengwa n'iki tuzadute stade yacu ntekereza ko imyaka 7 Gasogi kabe ifite stade yayo birashoboka n'izina turarizi yitwa Miracle Stadium. Miracle Stadium izina yatari urabizi neza ko nta kipe hano bavuga ifite stade yayo. Oya ntayo numva ifite umushinga numvise arireyo ubwo wenda ishobora kudutanga cyangwa tukayitanga kimwe muri byo. Hanyuma Kensi ari kintu nshaka kubaza muri iyi minsi umaze mu cyiciro cya mbere ibyo byose ari ibintu wagiye ureba ukavuga ati ibi bintu birafutamye ibi bintu ntabwo byagakwiye gukorwa gutya ibintu ubona ari wowe wakosora bikwiye guhinduka muri shampiyona nibi. Icyiciro cya mbere na mbere cyo nabonye ni icyiciro gikomeye gitandukanye na deuxième division tutagiye kubeshyana ndetse ngira ngo cyanakomeye cyane uyu mwaka mugereranyije n'ibindi bihe kuko buri kipe yose ubona ko ifite imigabo n'imigambi ni byiza ariko harimo n'ibyo ubona ko bikwiriye guhinduka cyane cyane mu cyiciro cya mbere. Mbere na mbere ntekereza yuko mu cyiciro cya mbere dukwiriye ariko byose bizaza haje wenda Rwanda Premier League ishobora kuzajya ikihindura cyane ikintu cya mbere kigomba guhinduka ntitugomba gufata umupira wonyine ngo tuwari tugurisha tugomba kugira match day entertainment ziyongera kuri umupira kugira ngo dukundishe umupira abakiri bato imitegurire y'amastade yacu hagomba kuba hateguye mu buryo bufasita umuntu wese kubona ibindi byose bikenerwa byamufasha kwintertaining urugero kubona restaurants zikora kubona abasavinga drinks bahari ukabona entertainment yindi music n'ibindi nk'ibyo bihari ku buryo ubundi umunsi wa match niba match ni saa 9 square saa n'abantu bakaba bari mu kwinjira bari mu kwishima n'akabyeri se uvuze ibinyobwa why not ifa kwa bitari mu macupa sibyo ibyo ni ibintu biranemewe kuko bijya c'est ça ibyo byadufasha guhindura umupira bwa bucuruzi dushaka ko buzamo bukiyongeramo ariko nanone ntekereza yuko byanafasha Rwanda Convention Bureau kuba yabishoramo amafaranga kugira ngo n'abakerarugendo baza bamenye ko dufite indi another part exploring uko abanyarwanda bishima ujye ubona ibyishimo bere ku mupira. Do you see that? Abantu mu bukerarugendo muri internet RDB nabitekereza ko ibyo bintu birimo ari part y'ubukerarugendo. Do they by the way reka ibi bintu ko turira ngo amafaranga biki biradusaba kugira hano gusa mu mutwe niyo mpamvu uvuga nti ibintu bishobora kuba byiza mu gihe habayeho Rwanda Premier League kandi I'm very sure bitinde bikora iki nicyo kintu nifuza ko umupira wacu tekeza uburyo twawugira more appealing ube more commercial akaba umuntu akaba yaza tari no kureba abakinnyi iminota 90 n'ibindi biba kuko ashaka no kuza muri stade adakunda n'umupira aje kureba ikindi kintu cyane rwose. Hanyuma ibindi ubona bikwiye guhinduka ibindi mbona rwose ni rusange ibindi rusange ntago ntekeza wenda n'uburyo bw'amatike agurwamo niba turi muri electronic dukwiriye itike ko kuri full electronic niba nshaka kugura itike nkabazi ko nakoresha ikarita yanjye kugura itike ntagiye gufata itike y'ipapuro kandi itwa electronic none ukabona ari double yashaka kubihinduka hakagira uburyo electronic gates zikorwa ku buryo n'umuntu ushaka make ashobora kugura hakiri kare amafaranga akazajya kuri konti y'ikipe bitanagoranye n'ikipe bikayifasha kuyashyira muri budgeting kuko kugeza no munsi nubwo tuvuga ngo wenda ngo hari amakipe afite abafana benshi ariko biragoye kumenya amafaranga azava muri abo bafana kuko there is no early bird tickets. Yes sasa icyo kintu niba mucyumva turi kucyumva rwose icyo kintu nacyo
ticketing ariko numvise wenda ntibirarangira bavuga ko hari indi company nayo ngo yari yashobora kuba yaranabonye n'iryo soko kuzana amatike kugeza uno munsi simbizi ariko icyo kintu kibaye ko ntekeza ko na Centric ubwo bushobozi arabufite kuko nabonye kiosks bafite electronic kiosks ushobora no kuguramo n'ibindi bitandukanye baramutse bemere bakazishyira kuri stade akaba ariho na nimero hari amastade afite nimero uvuga ngo ngiye nahangawe nk'uko ubona hariya kuri arena bimeze ntekeza ko ibyo bintu bitaka nta muntu wakwicara mu mwanya wawe waza kuri match utazi absolument ariko ibyo nanone bikazaza iyi integration igomba gukorwa ihujwe n'ibikorwa remezo bizaba upgraded. Kensi wavugaga kuri shampiyona ariko urebye imikino 5 umaze gukina mu cyiciro cya mbere uvuga ibyakugoye ibyo wishimira birumvikana birahari ariko se tugiye nko ku mikino mu buryo buri bwa tactique nuhe mukino wateguye ukakugora ukakubuza gusinzira mu mikino 5 maze gukina? Tureke kubeshyana n'umukino wa Rayon Sport. That is true. Kuko ni ikipe ikomeye, ni ikipe ishaka kuguhemukira gutera ibitego byinshi kandi wibuke n'umukino twakinye ariko tukizamuka dushobora gusiga ibara cyangwa se tukaba abagabo. So ntekeza ko match ya Rayon Sport it was a difficult one. Reka twumve rero n'abaduteza amatwi nabo bashaka kuganiriza. Allo Ketu Sport. Allo. Yuguyu ubwo ntabwo kunoza ubwo twakira abandi birumvikana. Allo Ketu Sport. Ni na bikunze ariko ubwo turakira abandi. Allo. 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 Allo twakwakiriye? Allo. Oui twakwakiriye urindura hagana he? Kaje Nyaruguru Mahimere. Uri Nyaruguru. Mwe Mahimere. Umusportifu uyu munsi urashaka kuganira iki nawe? Kongo gusakoreshaga nta Owe ipegero ko yagaze. Avuga gute? Subiramo ntabwo tukumvishe neza? Subiramo ntabwo tukumvishe. Uno umuntu gusakoresha kuya ikipe ikomere. Yakoresha cyane gucuruza. Ariko bikoze nabyo ashaka gucuruza si bibi. Harimo mu kibuga se uko imaze kwitwara kugeza ubu ngubu hari amakipe menshi iri kurusha kugeza ubu ngubu mu kibuga nawe. Wamuza nawe tukavugana one on one. Reka tuzahora tumukubite neza ayibona. Wende second. Azagenda uyuko yaruvuze ari kubaza ngo ariko rimwe na rimwe icyo nshaka gusaba n'abantu iyo tuvuga biganiro nk'ibiri mu bwenge mu gihe wumva ko uri mu gutwika amanite yawe udashobora no kujya n'umuntu ukamucyaringa uvuga ibintu biri tangible better you reserve yourself and save your money. Let's go. Yes, hanyuma uyu nguyu ati mwiriwe ati uwo mugabo arakenewe muri football yacu ati afite umurindi nk'uwariyo cyangwa abafana ba Sunrise bitango bise stade yabo ngo Gorgota. Icyo nicyo kintu rero cyaburaga. That is very good. Hari abantu bavuga ngo abenshi bari kuvuga dukine abandi nkaho kigaragara nuko mu mupira w'amaguru nta muntu wa president wavuze ngo ni chairman w'ikipe wari uharumeze nkawe wirekura akavuga karyoshye rimwe na rimwe ugashyiramo n'amagambo nibaza ko harimo no gukabya kugira ngo naryoshye n'ibindi. By the way Felicita mushuti wanje wo mu Bugesera Sam Karenzi nuko ibintu yabyihaye ariko bikamugwa nabi akaba agenda mu kubita uko yishakiye ariko yaragerageje arimo araryoshya shampiyona. Felicitation Sam. Hanyuma hari n'undi mugabo w'igicumba ariko nawe uriya nawe yarabyihaye urabona mutabaruka se? Birabakoraho ntabwo akivuga. Hanyuma ngo urabona ikipe ya Gasogi soza iri ku mwanya wa kangahe kuzaza muri Big 4? Ntekereza yuko impamvu za aim yacu ya mbere no kuguma muri shampiyona. Icyo nicyo cya mbere niyo nshingano yacu ya mbere kuguma muri shampiyona. No kubaha no kwiyubahisha ndumva uko biri kose ndatekereza ko ikipe ya Gasogi idashobora gukora amakipe 5 ya mbere. Uyu nguyu ati Kenisi komerezaho uzazinya bihutoranya abana batagira umuteto maze ubahe ngo bahe abanyarwanda ibyishimo bya ruhago. Bagira n'abana beza ariko yo batagira umuteto. Mfitemo 2 ariko n'abakinnyi beza cyane kimwe n'abana bava za Nyamagabe. Bure hava abana beza naho mfitemo ngira ngo mfitemo na Nyakagezi n'umwana w'Inyamagabe mbona mukinnyi mwiza. Hanyuma uyu ati mukomere cyane Kenisi ndamukunda cyane bitewe nuko ari mu bantu batumye shampiyona iryoha kandi ishyuha ati kandi ni umukurajeri atahorana
over confidence iyo wavuze confidence urapfa that's it kuko sinkeneye kunyemera mbere yuko njyewe niyemera. Ati kandi n'umuperezida w'icyerekezo kabisa ati ndababwiza ukuri abayobozi b'umupira w'u Rwanda bitwaye kandi bakoze nka KNC twagera kure. Ati ikindi nakunze intumbero ziwe afite ku ikipe ya Gasogi namubwira ni possible is ability. Niyo magambo yanditse ubwo byose sinzi uraza kumva mu butumwa. Ati uzabigeraho kabisa. Ati murakoze ni David Kimirongo. Ngira ngo rero KNC twagushimira kireka niba hari icyo wakongeraho twagushimira ukajya gutegura umukino wa Kiyovu. Icyo nakongeraho nuko match ya Kiyovu twayoroheje mu rwego rwo kugira ngo buri muntu wese aryoherwe n'umupira. Ikintu cya mbere kwinjira ni amafaranga 1000 asigaye hose, ibihumbi 3 hasakaye hamwe mu rutagera imvura, ibihumbi 5 muri VIP kuri za ntebe z'umweru, n'ibihumbi 10 mu ntebe z'umukara mafateye. Icumi byo ntekereza yuko uwana bishobora amatike yagura mbere kuko mu ntebe z'umukara mu 10 ni intebe zitarenga 20, mu mweru ni intebe zitarenga 200. Urumva ko ibyo bintu nabyo abantu bagomba kubimenya. Kandi match izaba saa 12 z'umugoroba buri muntu wese yavuye ku kazi. Hato arabavuga bati Gasogi hari abazaza baje kudukwena n'abazaza baje kureba ibyo dukora kandi nabyo ni koko. Ariko mbere aho ngaho nkaba nifuriza amahirwe amakipe. Burya tugira amakipe nubwo tuba turi mu guhura duhanganye, hari amakipe dukina mu match amikali n'ibindi nk'ibyo. Muri ayo makipe harimo ikipe ya Rayon Sport hakaba n'ikipe ya APR. Ntekereza yuko ayo makipe abiri ndayifuriza intsinzi cyane. Abafana babo ndabifuriza gutsinda. Uyu munsi ndifuza Rayon Sport gutsinda pe, gutsinda tense. Bavuze ko babambye Gorogota ariko muri kwese bamubambye muri Mr Tarazuka ariko azuka n'imbaraga. Ubwo rero uyu munsi rwose ndabifuriza intsinzi, mugende mutsinde ariko mutsinde mwabikoreye. Ubwo Alex ubwo wakongera kuvuga ko uhanganye nayo niba amakipe yifuza gutsinda. No, kwifuriza intsinzi iyo adatsinze umupira urabiye. Jesse nifuza kuzafata ndifuza kuzahora Retour na Rayon Sport na APR zihataniye igikombe zimeze neza. Noneho kuko nkahita ntanga isomo rya ruhago imwe ikababara burundu nyibabaje derby kikereye. Sesa ko icyo nzi cyo ziko Rayon Sport yo Retour ntishobo kubitara dutsinze turamenyerana. Retour ubwo izarira. Ubwo bimvikana kuvuga ati imwe ikababara. Ubwo iyo wifuza kubabaza ni iyo tuza niyirwaneho yose agereyo kuko yose dushobora no kuyababaza kurushaho. Nta kipe nimwe burya mba afitiye impuye turi mu kibuga, nta niyo ngirana nayo ikibazo twakivuyemo. Ubu ibibazo byanje bikomeye ngo mbifitanye na Kiyovu, nta nindi kipe dufitanye ibibazo ntayo. Yes, hanyuma dusoza ari kintu bavuze ngo nk'umufana wenda ndakikubaza nk'umufana ngo mwaribwe hariya ihuye. Imisifure yo uri kubivuga w'iki iyi champion. Ntabwo ntekereza yuko imisifure muri rusange ari mibi, ariko hari umuntu ushobora gukora ibintu yabigambiriye yabishatse. Ntabwo ndi bugeneralize rero. Ntekereza ko kugeza no munsi mu misifurire muri nta kidasanzwe gikomeye twajya kuvuga nuko nabivuga. Hari ikibazo umuntu yarabaje kindi ati Kenisa tubwire kuri naming y'amastade ubwo no kwita amastade amazina. Nyagatare stade yiswe Gorigota ariko n'abafana bayise izina ishobora no guhindura izina wenda abayobozi inzego z'ubuyobozi kuko ntabwo ari stade yubatswe n'abafana bakabahitamo indi zina. Ibyo byibona gute kuri naming y'amastade hano mu gihugu kuba yahindura ibintu mu kuryoshya champion? Okay, ntekereza ko yako kantu ari keza cyane. Nakabyiniriro ntabwo ari izina. Kimwe nuko natwe cyatu kimwe deuxième division tukaba dufite stade yitwaga nta kujejeka. Sibyo? No ngo rero ibyo byose nkuko mva ngo malaria n'ibindi n'utubyiniro tw'amastade. Ariko ibyo byose bikaza bijyana na murara abafana baba bafite n'icyo bifuza ku ikipe yabo n'ibyo bifuriza adversaire. Ndumva rero ibintu byiza. Kuba buri kipe yagumye barabiryoheje ngira ngo ugiye kureba ibintu biri kuranga iyi champion muri minsi 5 finals zirimo nayo bari abafana bayo. Ni byiza cyane. C'est bon. Ahubwo bari abafana abantu bari kwita muri equipe nationale. Ni byiza pe. Ariko nawe urimo muri zo highlights Nyamirambo wahita iki? Nyamirambo yakirwa n'amakipe 5 nawe urimo nayita mugongo mugari.